Murakoze nitwa Ngarambe Daniel ni umuyobozi wa Federasiyo y'abamotari mu Rwanda. Waje ikibazo cy'uko abamotari batishimiye gusiga irangi. Abatabyishimiye n'abaryo badafite ibyangombwa byuzuye, kuko abafite ibyangombwa byuzuye barabisobanuriwe, habaho n'inama zo kubasobanurira impamvu moto zose zigiye gusiga irangi. Impamvu ya mbere nuko tugomba kureba isuku abagenzi igihe cyose baraga bavuga ko kasike zisa nabi. Suko zisiga irangi gusa ahubwo tunabakangurira ko bagomba no kuzitunganya imbere na moto zabo zikaba zisa neza. Ikindi gikurikiyeho n'umutekano. Wasangaga kenshi cyane moto abamotari bihisha mu mwuga w'abamotari, bakajyamo bafite moto zidafite aho zibarizwa. Za moto zikiba abagenzi, bamwe bagatwara banyweye bagatura abagenzi hasi. Ariko noneho turavuga ngo tugiye gufite abamotari bakora kinyamwuga. Ahubwo bavuze irangi gusa, ariko no kugira ngo utererwe irangi hari ikindi bisaba. Nuko ugomba kugaragaza ko iyo moto ifite ibyangombwa kuko ikora tagisi. Rero abafite ikibazo akenshi n'abafite moto zidafite ibyangombwa, abo bahuye n'imbogamizi, kuko moto ifite promenade yatwaraga gusa yica ibiciro, ntigire autorisation, nkitanga imisoro ku nyungu ya Rwanda Revenue. Rero uwakoraga muri ako kavuyo ntabwo yakwifuza ko kavuyo abantu bakavamo. Agomba gusakuza kumva ko ibana irangire mu bangamiye. Ariko kuri twe tuzi inyungu zabyo n'umutekano dukeneye mu bamotari. Ntacyo bibangamye n'abamotari babyumva, nabo ntacyo bibabangamiye, kuko moto yose itwara abagenzi igomba kuba yanditseho tagisi moto. Iyo niyo tubasha guhereza na jiri, kuko biba bigaragara ko ikora tagisi. Mu rwego rero rw'imihigo twasinye yo kuvugurura uyu mwuga w'abamotari, ibyo nabyo byari birimo mu byari byarateganyijwe n'inteko zacu rusange. Tukagira ikibazo cy'abamotari bamwe batitabira inteko rusange. Abo iyo babyumvishe babyumva nk'ibishya, kuko ntibitabira inteko. Zihora zisubikwa buri munsi, ukabwira abamotari muze mu nama bakaza ari bake, abandi nabo baje nyuma bakabyumva nk'ibishya. Ariko abandi umubare munini ufata icyemezo, iyo wafashe icyemezo kirafatwa kikagenderwa, n'abandi bagomba kuza bakabyubahiriza.